wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitetse wamutunzi iyo ndoro nziza ibyivugo biba byinshi ntiyatinze gukoma amashyi ati mandaguwa byaye ngasiga ange y'ubu marayika aje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitetse ababyeyi barabyemeza mu karere murarahira padira bayimigisha natwe indahemuka turagutanze marayika aje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitetse uzuza icyansi umusomye yumve yuzuza ikindi musangire mwirinde umwaga mu rugo rwanyu maze urukundo rubabera inkingi marayika aje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitetse marayika aje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitetse dore Imana irabitetse dore Imana irabitetse dore Imana irabitetse kandi rero nyakugira Imana unkundire mubaze niba n'aka kavura kageze iwabo impore data yabwiye mukageze yuko kavanze n'akazuba byose buryo bihuye aba ari imvange nziza yahageze rwose urakira ya nzoga ishobora kuba yengetse abayizi bwami zigira uko zisumba MC maze umushwekeri avuye kure kugira ngo yice icyaha ariko kandi burya ngo aryoha asubiranyemo tubarize niba na za ntoki z'ingoga na ya mivure y'indoha bakiyigira nyakugira Imana inyengo ntiyayindi ngira ngo imivure yo ari iwacu n'iwabo imivure y'indoha twese turayifite ubu twabonye n'abasore ntabwo tukirwanya abajya abantu bakanagiramo kugira ngo tubikora kizungu n'intango za indiba turazifite natwe hanyuma kamera uyu ni umusaza twawuhinze urutoki ushyiramo n'ubuki dukoresha imivure umucanga imivure y'indoha hano twengeye umusaza maze rero reka dushyire ku buzima bwacu hanyuma bwasomamo iyo ngingo wayumvishe oya ntongere ikibazo kandi ntabwo bakanga imitima y'abizera inzoga irengetse irahiye iranaryoshye iyo twayikaranze ntabwo twigeze twuka urwina ibi bitoki twayenzemo twabirwanaga imisuri
birumvikana. hanyuma uwo mwana agutwaze, hanyuma wicara ugubwe neza, kugira ngo usabe na ba bandi bari muri Kagondo, hanyuma abasangwa babongere bakoza mu bitaramo, hanyuma n'abashyitsi babakire. Ryoshye nk'isiga hejuru. Uwo mwana rwose nagutwaze. Reka bakubite mubangura ati abari inyuma mwese muze kugerwaho n'ibi byiza. Mubyeyi unyemerere nsabe abari muri Kagondo munyemerere mukubite mubanguye kandi mubikore nk'abikinira biza kuba byiza. Ubundi nyakugira Imana umubyeyi utuganye nakomeje kwitegereza mbona aracyafitemo n'akakananiro ka ya mirambi yaje arambagiramo. Munkundire akirimo kumva icanga cy'ubu buki, unyemerere nsabe abagendanye n'uriya mubyeyi baba banze kuko ari nyambere, ariko bakoma urusyo bakoma n'ingi murakaza murakagira imfura murakabyara zinekeje jemwe jeshuruka ati murakaza furaziba murakoze cyane utaramye mwiza n'ubundi umurishyo ntuze kuwucutsa utambuke muhere ku babyeyi kuri yasibo indongozi, ariko kandi nimukome urusyo mukome n'ingasire, abasigaye inyuma mu bitugu by'ababyeyi nabo mubarebere kandi mube nka ya nyoni y'uburundi yatumye kuyirwanda uti uhuguha uhuguhara koko rero aho ni iwacu. Komeza ujye turunya kugira Imana, naje kureba neza ndizihirwa, ndavuga n'umubyeyi yabagabiye ukomeze mwizihirwa aho rero. Buriya mbamuha ntagomba mu bintu, ndabona rwose umukobwa we hemure ntabwo yajyaga tumenya ngo n'umubyeyi. Nari ngiye kugira ngo ni umubyeyi wababujije, ariko twaje twikoreye undi n'umuhereza wanjye. Uraho neza mwana, urakomeye, uraho neza nawe. Hanyuma rero ntabwo wakora mu biganza by'umusaza kugenda gutyo gusa, akira shaka akakarusha n'amata y'inka, ugenda usomeho. Hanyuma none musaza wawe arimo agenda Niwe mwikoreza. akaraka rero gakomeyemo kazatuma ubasha kugenda neza, kandi ugeze urenganira na so. Maze rero iyi akwiye ko naje ku butumire bwawe muri iki gitaramo. Uyu mutsama ntabwo mutwereye wenda ko yakuri mu cyiciro cya kangahe cy'ubude, Narigeze ibintu bijya mu nabi, bindi, ariko kora ibintu bijya mu bindi. ibintu bijya mu bindi. Iyi ngo ni intwererano. Ni intwererano inshyuhuru ijya mu zite ni ikemuzi. Byangira abansiri muri Kagondo y'intwererano. imori Maze rero Rwose urakoze kandi dukomeze turyoherwe. maze rero we n'umuhungu wawe witwa Emusi muze gushaka ahantu mwashyira kuri ya gahunda y'umunsi, maze nanjye ngaragare mu ruhando rw'igitaramo. Twasanze ko twiteguye se tugushyira mu bindi. Tiveri Tubanze tuganire tugushyira mu bindi. oya ntabwo najyamo, murebe mu ngingo sinzi uko zingana, ariko wenda mbaye nko ku mwanya wa gatatu nk'ubutatu butagatifu, nkunda umwanya wa gatatu cyane. Mwashyira ku mwanya wa gatatu. Reka twicare tubisuzume, nanjye ngasaba. reka muvane amaguru uciye akamoge, hanyuma tubyigeho turaza kuza kubwira. Murakoze, mbaye mbashimiye. ati nyamuneka unyigongoka nshyira nko ku mwanya wa bugufi wegera, byaza gutuma nkugezaho icyifuzo ndetse kindi ku mutima. Ariko data nyakugira Imana, naje kureba umubyeyi uburyo yaje yikwije, ndebye uburyo yamitwa n'imitwaro baje baremerewe, naje kugerageza kureba ingata zaje zikorewe, nasanze bikwije kandi ku buryo hari n'ibindi bikiri inyuma. Unyemerere nk'uwo mwanya mwiza tutiriwe tunajya kure, ahubwo mu bushishozi bwiza ubishishozanyije, unkundire urebe igikwiriye umubyeyi, maze irimo banze aze kubiva itatu, ubundi aricukirize mu nkirigezi kabyara ziherekeje nkoci. Naje nturutse ahantu bita Kigasha mu karere ka Gatsibo,
nkaba naje ndi intumwa y'umusaza w'Imana Anastase. hari ijambo rero yantumye ngo nze kugeza kuri izi ntore zo kwa Nyabyenda arizo uhagarariye ubereye ku ruhembe, ariko nk'uko wabonye twaje twikoreye, yambwiye ati amapfukire ndetse n'inzoga yampaye, yambwiye ati hariyo yatoranije nenze rwose nabyiteguye bizajya mu gitaramo, nagira ngo unyemerere mfatanije na wa mwikorezi wanjye n'umuhereza. Yambwiye ati nugerayo mu gitaramo muzayisangire, niyumve ko iyi jambo uzavuge ubutumwa. Maze rero Dieudonné twumve ko koko waza kuza kwivugira ijambo. erega data njya kugira Imana nahoze ntekereza ko mbona bakomeje kugenda baza nsorongo, ubundi bateruriye rimwe ko byose ari ibyacu. nuko iyi nzoga rero ntabwo nagutura inzoga rwose itengetse itanahiye. Umuryango wa Nyabyenda bavuze ati abanza ayisomyeho niyumve ko iyi jambo utange ubutumwa. Umutsama se ku mutsama ariwo tumwe wacu ni umutsama wabimenye wayenze guhe insina, uriya hari insina nkamwe za nsina bita indaya sinzinywa pe. oya izo njya nzumva ntabwo bazita indaya, ni indayi cyangwa se imvaburayi, ariko ntabwo ari yo. wazenze mu zinsina ni insina bita fiya. ariko data unkurire nanjye naje kugira imitima ibiri, reka ndebe n'ijya uheruka cya minorivaru umenya hari nagira ijisho rirerire, ariko ndabona handitseho ngo iyi ni iy'amageni ya kugira Imana, ko mbona handitseho igini mu izina ryawe, mbona handitseho ngo igini. iyo ga ivuga Gatsibo. iyi nyengo ngo ni iya Rubanza Kirera. umuntu ashaka kuvugira yewe ihorere. ariko nabonye nawe bishoboye rero MC ifasha yabishoboye dukurireho urukoma, hanyuma tuze kuza gusangira iyi nzoga. erega kandi kuko twumva ko ayivugira ijambo. aya ntiwigore, burya urubanza rw'inzuki rucibwa burya n'ubuki, usanga warageze karekare tugusubizayo. ntabwo ariko simbona haje wagira ngo ko mbona icagase. ibi nabyo nibyo kwigaho ubisuzume Nyakugira Imana. ndabona ushobora nahita gusobanura inzoga yose uwo mwanya n'uw'urubiriro ntabwo twigeze ntabwo icagase n'urubiriro banze kwishwira kugira ngo utazimeneka. yewe niko uru ni urubiriro twasizeho, ntabwo wigeze enda basha enda two gukomeza gusiragiza umubyeyi, ariko kandi mubyeyi unkundire ushyire umutima hamwe. iwacu mu muryango burya yego ziganza kurusha hoya, ariko ba bakobwa bavangiye bagataramira iyo mu gikari, nyamuneka mubwirire ba nyirasenge baze kubakubita rwose, babakubite ku mabuno, baba baze rwose, urabona ko ariko se mubyeyi Nyakugira Imana Dieudonné, nakomeje no kubona akandi kantu kanditseho ngo ni fa ufata amagambo nakubwiye turi kumwe arasohoye. mubyeyi umenya hari n'undi mushinga mwari mugerereje. urebye imiryango yacu imori isanzwe iganira, yego, ariko nshaka kugira ngo ba bakobwa banjye bazane hanyuma inzoga tuyice urubanza.
ninsomaho nkumva inyuguti nkaza kuza kubona murebe nubwo rwose akagize karekare ubanza gushyira niba ari urubanza ariko rwose munkanire urumwiriye tubukanire urukwiye utangiye kugira ubwoba nakubwiye ngo inzira nyabagendwa ni nyabagendwa nk'imwe isenga igiye nyakubahwa inkobaniro cya matare murakoze cyane mbonera aba bana wa arigerega usanga umushaka hari igihe asanga n'umweko woroshye uyu muryango nawukunze rwose mubyeyi aba bana baba bagiye bakajya hariya mu rubohero niko basha muramenye mutaza gutunganyagwa rwose MC ngaho dufasha gukora urukoma uyu muhungu wawe nawe arashoboye uyu nguyu yazipfunduye arashoboye aha karijya kiniga amazi cya sebatende bavuze yeye unkundire ese ko mbona izayangara kubera irafashe irengetse ndabona izayanga umenya ahari reba kaza ari donidoni izo ngamugani nabanza cyane ariko gashoboka gahiye ushaka gace gace iyi nzoga irahiye kuko twayitaze amezi 3 y'ibyumweru 3 uyu munsi nibwo icyumweru cya 3 kuri utangiye kuzana ibintu byose imibare utangiye gushyiramo za 3 twari twibereye mu gitaramo ndakubwiye se cyangwa urimo twigisha imyanya gute ya 3 mu gitaramo umubare nawukunda nakubwiye kubera ndi umukristo 3 nkunda kubera ubutatu butagatifu banza nsome se cyangwa usogongere ingingo ndayizi banza n'ubundi se ko ari wowe ugiye kuncira urubanza banza usogongere wavuze ngo nkunda umubare 3 burya iyo bibaye 3 nibwo ubyumva neza kabiri inzoga iraryoshye inzoga iraryoshye pe abanyamuryango mwabumvise baratwemeye rwose ugiye kuyisaba igisigati ntabwo bakikwima ariko ugenda kwitara imfizi burya nawe ntibayikwima iraryoshye pe ni ukuri cyangwa urumva ikindi bagiwe n'umugeni ukansomera n'uvuga ko n'umugeni wawe umugeni wawe rwose n'umugeni bamuguha pe inzoga iraryoshye hanyuma rero bica tuze ingata yawe dushyizemo ntabwo turengeje urugo inzoga rwose iraryoshye murakoze yaturinze tukaba tugeze muri iki gitaramo turi amahoro rero nk'uko ubizi narinje gusubukura imisango twasubitse ariko ntabwo twayisubitse nuko cyari icyiciro cya mbere yari intambwe ya mbere ubu tukaba twateye iyindi ntambwe urabizi rero muri Gashyantare ko umuryango wa Uwimana Anastase wantumye ndaza gusohoza ubutumwa umuryango wa Nyabyenda Alphonse uranyakira ariko iyo ntambwe ya mbere nari nateye n'umwe n'umuryango nari naje gusura urugo ndetse nza nanasaba irembo ry'umugeni irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni ndabyibuka ko mwamase ibibazo byinshi iryo jambo narimenyeye iwawe mumbaza umubare w'amarembo mbabwira amarembo ko ari 3 ntabwo ibyo turi bubisubiremo ariko ni mwebwe mwaje kumbwira ko
irembo habamo irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Iryo rembo rero naryo naje kubasaba kugira ngo umuhungu wanjye naza mu muryango wawe mujye mumwakira nk'umuntu wavunyishije, nk'umuntu wasabye uburenganzira bwo kwinjira mu muryango wawe. Ndabyibuka neza ko nawe urabizi twari bakeya, ariko none ubu twaje turi umuryango. Nazanye n'itsinda ry'abantu 8, mudusanga mudukubye kabiri muri 16, maze duhuza ibiganiro, unyemerera irembo, unanyemera ko igihe cyose nzajya numva nagize urukumbuzi nzajya nza mu marembo. Twasoje uvuga uti ugende noneho ubu butumwa uzazane n'intumwa n'umuryango wose. Nawe mbwira ko hari abari n'abanyamuryango bari mu bihugu duturanye, kandi nacijemo ijisho nababonye. Ba bandi babaga Kampala bambwiye nabirabutswe, nanjye nakuye ko hari n'abarumuna banjye biga mu Bushinwa, nanjye nabazanye. Maze rero kuri uyu munsi nkaba none naje gusaba umugeni, ubwo mperuka narasabaga irembo ry'umugeni, none ubu naje gusaba umugeni. Murakoze. Bakumpera amashyi utaransubiza, ariko ndabizi muhungu wawe yavuze ngo mu muryango wanyu ngo yego ziganza kurusha we. Reka babanze bakunshimirire, cyangwa se nanjye abo twagendanye, kuko ibyo bantumye nibyo ndimo kuvuga. Mubaze mushimire. Mwarisabye turibaha, bivuga yuko umuryango wanyu ukeneye ko gusobeka amaboko, mutishoboye nubwo mufite abasore mutebyarira abageni, ariko natwe umuryango wacu ugenda nubwo tubyara abageni ariko ntabwo twebyarira abakwe. Yego, nibyo koko mwaraje turabakira. Umuryango wa Nyagenda abageni turabafite. Niba ushaka umugeni, Demusi yavuze ngo mufatiraho, ariko niba ushaka umugeni uyu munsi umuryango si twamukwiba, abageni turabafite. Kabyare uhinguye, mbese n'umuhungu wawe waramutoje gutarama. Ese Karame wagiye wenyine usabye umugeni amuguhaye, cyangwa niya mashini nampaye imbere nawe byahuriyemo? Oya, ndabona aramwinginga ahubwo tubareba niba bari kumwe mu gitaramo. Nyine urabizi ko ndi mwarimu, kwari uguteguza cyane ko yego zikunze kwiganza mu muryango wanyu. Maze rero ndabizi umugeni w'ubuntu ntabwo abaho. Mubyeyi icyo cyiteho. Diyedone na Muhungwe ngo mwatanze amashyi atagira impundu. Ese Kamire ndagira ngo uce akavugi ucungura amaguru, hanyuma tubaze tuganire wicaye. Nari nkwemereye umugeni, uravuga ati ariko umugeni ibyo ntabwo yagenda gutyo gusa. Nubwo namukwemereye mfite abakobwa benshi, ntabwo nzi umuntu usaba ninde. Ariko rero niba ukubaze n'ikibazo uri bunsubize. Abo rero kandi burya nabyumvise inkori. Reka mbere wenda ku cya mbere wavuze ngo umuryango wanyu twawukundiye iki. Umuryango wanyu ntabwo twawukundiye ikindi kindi, nuko umuryango wanyu mwaratugabiye. Uwimana
yakiriye inka mwamugabiye. Niyo mpamvu rero twakomeje gukurikirana umuryango wanyu kugira ngo dukomeze dusobeke amaboko. Icyo ngicyo ni icya mbere, icyo twabakundiye ni uko mwatugabiye, tubona muri umuryango ufite umuco kandi uzakomeza ukabara umuco tuwufite. Cya kabiri uti ko abageni barahari, abakobwa murabafite ariko nta bakwe mufite. Barahari kuko ntabwo uwo tuje gusaba. Abakwe turabafite ariko ntabwo twibyarira abakwe. Abageni turabafite ariko ntabwo twibyarira abakwe. Nibyo ariko abakwe turabafite. Natwe rero ntabwo tujya tugira, turabafite natwe abakwe, ariko abakazana natwe ntabwo twakwibyarira umukazana. Maze rero na Alphonsine, umukobwa witiranwa na se rwose, Alphonse na Alphonsine, Tuyisenge Alphonsine, niwe umuhungu wanjye Silver Nizeyimana yabengutse. Natwe nk'ababyeyi ati muzabihe umugisha, urukundo rwacu muzaruhe umugisha, maze natwe tubane nk'uko namwe mwatubyaye. Nibyo gusa, nibyo wari wambaje. Umuryango kubasaba umugeni koko banagushimire, kandi burya imfura idashima irashiha. Kugira ngo ikibazo byeje ko tumwe mu bintu twamubemereye no kubaza ni urasaba nde, turakwiye Tuyisenge Alphonsine. Nibyo koko Tuyisenge Alphonsine uyu muryango Nyabyenda arahari, yego, ariko nubwo hari ntabwo ari hafi hano. Ansura yigire hino, haba imbeho ya Mukura iri gukina, nanjye n'imbeho yanjye mukuru. Yego rwose ukomeze wagarangana n'abana abahungu bawe bagira ngo badushyiremo neza mu byuma, ngo nta foto nta cyabaye cyane. Maze rero njyewe naje gusaba umugeni, ariko rero ntabwo nigeze mubwira gushyingirwa. Gushyingirwa nabwo igihe kizagera, ariko mbabarira nanjye naje nikwije nk'uko umuhungu wawe yavuze. Hari iryo jambo nari ntegereje, yego, kumenya waje gusaba umugeni ariko gusaba ko tugushyingira. Yego, nta kibazo, umugeni amukwemereye. Andi mashyi. Umuco wacu rero turawuzi, hari ibisabwa nari nanabikomojeho. Nagira ngo unyegere kiranukira muri urwo ruhande uze rwose. Nasanze twese turi abo mu karere ka Gatsibo, rwose nishimye cyane. Aha ni Ngarama, natwe duturutse Kigasha. ariko kandi hari akarere kitwa Muhanga tubangikanye, haba intore zitwa imbangukiramihigo. Bajya bagira bati imbangukiramihigo tukikiriza tuti dukore byinshi byiza kandi vuba. Ariko aba babyeyi mwabongeye amashyi mugahuza ibiganza. Impamo ya MC kamwese yazo tuva mu murabyutinda. Yewe ni nko kubikora twikinira impoti. Naje kugusaba umugeni, ariko umugeni uzakobwa iyo n'icyozi cyongera inka ikaba ari inkwano za mbere zigenda imbere y'izindi. Ntabwo ijya igenda yonyine, rero iba ifite mugenzi wayo. N'icyozi musaza rero ndabona rwose waje wabyiteguye. Byamwita ko umugeni uri kuza, nubwo yitwa Tuyisenge ariko azakobwa, kandi inka zigomba kwahirirwa ubwatsi zikarya zikarisha zigahaga.
iyo ni imashini ikata ubwatsi. Murakoze cyane. Nizeye ko nawe wororera mu kiraro. Oya niko bimeze. Ntabwo uzerere. Turi mu iterambere. oya nibyo Hari igihe byaba ngombwa ko uragirira mu ifamu zamaze kuba amashyo. Iki ni ikibumbiro. N'ubundi niyo dutuza amashyo. ikimukanwa n'ubundi Burya amashyo aya ku umunani. aho rwose Ikibumbiro kigendana n'igicuba. kiracyari n'isugi Ni isugi rwose. Ahubwo arabizi nawe. oya ni isugi Yabirebye. Utambwira ngo mwigishe Dieudonné oya kudahira. ntabwo twahirahira tubabwira dore igihe mwahiriye Ubuse ingoryi amashyo ni amashyo. Kudahira turabizi. Yarebaga ko ari isugi. oya ni isugi Nta busembwa gifite icyo gicuba. Maze rero Dieudonné ngo bakiranye baziranye ngo berekana akanogo. Yajya kumukubita kitwa rugondehene amutego ati have nubwo ngiye kugutura inyuma aho cyangwa imbere hari akanogo witonde. Maze rero nagira ngo niba hari ikindi mu muco wanyu gisabwa muze rwose ukunganira urumwiye nk'uko nakunze gukoresha iryo jambo. Hanyuma ngaho Turashaka ubwire ngo bose bizana nyabagendwa. Sibona kubwira se ni nyabagendwa. icara tuze kandi wacu nta kibuze. Ariko rero ukiri aho ngaho umuryango wacu urangwa no gushimira. Reka nze nanagushimire ngushimire rwose kuko unyemereye ko umugeni ahari. mubyeyi ibyo ntibize gutuma rwose utebwa kuko baje bikwije kandi Reka mpite nshimira rwose. unareke bagushimire kuko iwacu turi batware intoryi nahoze mbona ziza bakuramo imwe basubiza muterurire rimwe iwacu ni mu batware muture Yabibonye musaba ari umuntu ureba kure. Nagira ngo rero ngushimire zidukwamo umuro. Uri umukuru w'umuryango bagwisemo bakubonye ko ushoboye. Iyi ngiyi uze kuyinywa. Izi nzoga ni izo gushimira. Ni izo gushimira Ariko ni byo mu byiciro bibiri. imfura idashimira irashima. Irashima. Ni byiza mu byiciro bibiri. Iyi rero waza ushimire bwa mbere na mbere umusaza Alphonse. Yego. Nawe Na ba se wabo Alphonse. abase wabo mbese ba basaza bafite impano Abanyamuryango iyi nzoga ngo ni iya ba se wabo Alphonse. Barabashimira ko mwarize neza. Bayishyira muri gahunda yo gushimira. Urabizi ko umwana abyarwa n'ababyeyi akagira n'abamuha impanuro. Aba ni ba nyirasenge na ba nyina wabo. Ariko kami uzi gutanga ruswa neza. Ni ba nyirasenge na ba nyina wabo. Buriya ngo ubuhake budaturutse mu mbere guca imana biri aho ngaho hose byose. Iyi ngiyi ngo niyo gushimira ba nyina wabo na nyirasenge watuyisenge Alphonse. beta Si rero ko wamenya gushimira. erega ni mu gusengereza ukamutegereza kandi burya ngo utagira nyirasenge arisenga Niko maze kameze. rero karame. Hari ikindi se ngaba wicaye hanyuma ubanza utuze ushime umugeni wamusabye namukwemereye. Bakwiye ko tuyisenge ahari ariko atari yavanga. Nagira ngo uze kugira icyo ukomozaho. Ndagira ngo ubanze wicaye hanyuma ushyire mu ndogozi Noneho usome ukatsimuzo mu kanya ndaje kubwira igikurikiraho. naza gusaba muze ku narimenyeye ko inaha ngaha haba ku munani. Hari naho nagiye ngo umunani ukinze ziba zose ariko twebwe izo nyana eshatu z'amasumba zirimo ndetse harimo n'iyo y'imbyeyi. Harya ngo iyo itarimo ngo bazita ki indu. Inka imwe iyo igiye yonyine yiyerekeza bayita intukure.
maze rero n'iyo yiherekeje irahari umubare 5 ndumva urakwiriye. Kandi wibuke ko hari n'indi nayo nasize yifatarembo. Iyo yifatarembo nayo rero rwose igume mu zindi kuko niyo itumye tugera kuri uyu munsi ubwo zibaye 6. Murakoze muze ahubwo ndakuzi ufite abantu babizobereyemo mu by'ubutunzi, muze dusimbukire cya muganga maze basiragose kugira ngo sinkwize nakoreshayo abafiteri banjye ariko ndakuzi imfura dore ukoresha ntiyahirahira rwose, ariko kandi n'ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Abafiteri ndetse bamaze kumamagara dore ngaba kabiri dore bahamagara bari kumbwira yuko yego rwose inka zageze byaroroshye. Kwirirwa tugana ngo kureba rero si ngombwa, burya nta mfura ibeshya iyindi n'iyibeshye birayikinya aho zisezerane n'uzibona cyane rwose. yego ahubwo se Kamili karamegedo ko nshimye ko mpereye habura ko tubisenya hari ukaba wambwiye ko usaba umugeni nkamukwemerera, ukaba wambwiye ko usabira umusore wawe witwa Nizeyimana Silveri. nibyo Silveri mwaza muri iki gitaramo? aha urumva byaba arimo gukora amahano mu gitaramo ntawe naringize ngo ari kumviriza ibiganiro byabyo atarakora, ariko n'irya koranabuhanga n'ubundi arimo arabikurikirana aho ari. numva bazi ngo niba ari WhatsApp sinzi ibyadutse ngo niba ari WhatsApp niba ari wagera gutera arimo arabikurikirana kuko nabonye munishoboye sinabonye musa abanyamakuru n'ubu ntibirimo gucaho live cyane. none se Kamili karame niba akoresha ikoranabuhanga wahamagariye Silveri nkamuramutsa ariko ntandamutse ntawe ndageze igihe cyo kuramutswa n'abakwe ndabizi ariko hamagara Silveri azimutse. yego icyo yaba bigutwaye se ko nakubona ko twazanye nagira ngo mukoreshe rya koranabuhanga mubwire ko Silveri ko mu gitaramo bamukeneye kugira ngo bamuramutse banamusuzume bumve niba akwiye koko kuba yazashaka Alphonsine ntazamwicisha inzara. abasaza iyo bashaka kuramutsa umukwe nta kindi babwirira, bakora mu bizigira, bagakora ahitwa mu Gihumbi, bagakora mu byano niho batagera. nyamuneka koresha uburyo bushoboka bakimbagire abaze kuza. ariko hari abahungu nazanye nabo Dieudonné, hari abahungu nigeze kuzana nabo ngira ngo bandindire umutekano kugira ngo ubukwe buze kugenda neza. nani mfigenda y'imigani mfigenda y'imigani bambwire murakoze bakagira Imana. WhatsApp ntibayibonye. Erega n'ubundi ngo burya umwana ni igitambo kandi umwana ni uw'umuryango. nawe mugakingo rwatangawe unteye amatsiko uzambwira uko wabonye nanjye ngereyo. Silveri Nyakugira Imana umubyeyi yagutumije karagukeneye data uwo mwashakaga yahageze inkori. Dieudonné rero ngira ngo abonye ko ikoranabuhanga ryaragakemuye kandi uburasirazuba ngo murabyo batinda cyane rwose ngo ni bya ako kanya. maze rero nagira ngo byo ko wabisabye igihe tunyereke nagira ngo umuramutse genda munyereke yewe tumara amatsiko hanyuma Silveri aramutse kwa ko sinamubwira amaze kundamutsa ntabwo ndageze igihe cyo kuramutswa n'abakwe, ariko burya umubyeyi uramutse umwana maze rero nta kibazo. ba Silveri muraho
bose tuba Siliveri. abatari ba Siliveri nibazamure izo nshyimbo zabo. abatari ba Siliveri, abatari ba Siliveri murambure izo nshyimbo zabo. agire gutya ku rutugu, hanyuma Siliveri nyirizina rwose akomeze ngaho wampaye mushyire ku rutugu gutya. Kameramani nabo bashaka rwose ariko Siliveri yego ni wowe bamubonye ndabigira imbere ngaho tera intambwe rwose. uraho neza Siliveri, Tamuye neza. hindu umusaya uraho neza, uraho ni wowe Ngahurira. Kamili. Uyu ni we Siliveri. Uyu ni we Siliveri. Iyo umbwira ko Siliveri wawe urenze uko yakuze, Yizeye Imana. umva navuze bya bindi byose Yarakuze, Siliveri ni wowe. Ewe ariko Siliveri usanga tuzi ibyo wavuze ni byiza. ariko gusa akiri umwana, ni umuco. ariko rwose nta kibazo. ahubwo kandi data nanjye nza kumenya ko ari uyu mwahoze mugera ijoro ntabwo mba natumye mugera. mbese Siliveri uraho Suza ye musibumura ntacyo atwaye. ariko komera ndabizi ntabwo nabimenye ko byari zindikije kuki. Kamili wademukiye rwose, wademukiye ntabwo twari tuvuga bya bintu Ibyo byose. byose. Maze rero ubwo ndumva umweko Nta woroshye. kibazo ko namubonye. Umweko woroshye. Ngaho rero urabona ko ubundi ntabwo ari uku nguku amwenyura. Oya mbuzi Nagira ngo Siliveri mu kanya gato rwose tuzi uciye yerekeye akabuye. umuryango, maze nanjye rero nze Alphonsina maze Mwamubonye nizeye ma Siliveri nguyu ukwe Siliveri ubu ngubu muri mu muryango Nyabyenda ubaye umukwe mwana, aho ntabwo uri umwana mbona muri mu muryango Nyabyenda nta cyemezo kizafatwa udahari. Ntabwo tuzaguha intebe y'agasongabugari cyangwa umutwe udakuye, uzatuguha intebe y'imvunwa ubaye umugabo. Maze shaka ndagira ngo ba bakobwa bashinzwe protokoli aho rero ubabwire bigire hino, yego ba bantu bashinzwe protokoli. ariko banavugamo Alphonsina. Nashaka kugira ngo aba basore baje bakira Siliveri bakore mu biganza by'umukobwa, wumve ko ikiganza cy'umukobwa kimera, hanyuma niba ajya kurambagiza azabwire Siliveri abereke inzira. aho rero nyakugira Imana unkundire ntabwo nje guhinyura, ahubwo unkundire umparire n'aba basore ngirane nabo burya iyo amazi abaye make aharirwa imfizi, usubirire ube wisomera ku ngingo mbikurikire kugira ngo se afura yanjye icyo wansona nakikwiba. aho rero imvura igana naseka byarazindikije. unkundire mubyeyi mwiza, nongere nisabire Siliveri yigera imbere atera intambwe ebyiri, inkoreka byara incunguro y'umusengo, wongere kandi uzamura amaboko yombi apana kamwe nk'utega imodoka maze bagukomera amashyi. n'impamo guhera uyu munsi mu byifuzo ndetse n'imyanzuro izajya ifatwa iwacu uzajya utanga mu musanzu, uzamura amaboko abiri bongere bagushimishe. ati rwose ndabakeza, ariko kandi unkundire wongere urebe no mu muryango ukomotsemo nabo bongere bagukomera amashyi bahesheje ishema. inkozi unkundire uhindukire muri iyo sibo ngari urebe nk'uwo mwapanganye umushinga, navuga para utarapanze umupangu n'umwe ngo agugambanire, uramutunga iyo shyimbo maze akwegere nawe tumushimire nk'umuntu wampaye inka twataramye. ati ni wowe para utahirahira ungambanira, pare mu mukomera amashyi, urabona ko ari n'umusirimu rwose umutwerereje agutwerera urufito, wampaye inka bongere bakongera amashyi. hanyuma Siliveri ndabona mu mwambaro mwiza ujya gusa nk'uwanjye, unyegere maze tugirire cya cyizere pare atambuka agera imbere hariya mutwicara abami tutari utwanyaruteja. pare ahera iburyo bwe, intebe ya mbere arayigera ibitugu ndetse iya kabiri nayo ayigera ibitugu, ubundi nasanga bimeze neza arazamura iyo shyimba akubwira uti byaciyeho. atambuke pare tumukomera amashyi, aca iburyo bwe rwose ntacyo mutwaye, ubundi aho rwose Siliveri hindukira urebe aho uwo twemeye nk'umukoho tumwicaza, unyemerere ukomeze utambuke wegera ahahera
rwose ubundi ubanza uhindura uti wumva uko Yesu agira neza ariko mwamukomeye agashyika azi gufata inshingano nuko Silver ihumurire humura ati nyamara buriya usimbutse ugashyiramo agatege byamfasha kubera ko nanjye ndabona hanyuze kandi habereye maze rero namwe nimunyemerere muhindukire kureba umutware ntabwo nahirahira mbasebya dore akaba bandi maze Silver ntabwo rwose nahirahira nsebya aba basore beza b'abasirimu unkundi rubagabe rubabwira uti batatu b'ibumoso bwanjye mbahaye igisaka cy'igihunyu aho rero kandi uti batatu b'iburyo namwe mbahaye igisaka cy'imigongo wampaye inka tugarutseyo muri ya mirambi myiza y'indihira imfura cyane ngaho bagabira uti batatu mbahaye igisaka cy'igihunya ngaho ni mukimirane kandi mudateza akavuyo buri munsi na buri joro urabisize wisemo kugenda nyamibwa we uradusize ibitaramo byiza urabisize tuzahora tugukumbura ururiza we igendere se nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeye we uhamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano aho rero iyo muri mitima y'abababaye urakoze cyane mwiza wanyuze bose kwishimira ry'umuryango abasaza ba Alphonsine maze muze kuza kugenda musomeho ariko mujye muri Alphonsine muri hafi aho ngaho hanyuma Alphonsine mugere hino hindukira n'umuryango aho
harimo n'abo mungana ariko harimo n'abo ruta harimo icyumba bihariye. uriya ni umuryango waje utugendereye, twari turi mu gitaramo nk'uko bisanzwe bafunze. Tugiye kubona tubona imfura zimeze kuriya ziraje barangajwe n'uwitwa Camille imbere, batugezeho turasangira, twari dufite inzoga kuko twaziye turabizi, ariko nabo baje bikoreye inzoga turazinywa. Igitaramo kigezemo hagati Camille aravuga ati mfite icyo nshaka kujya mu mvuge, aravuga ati nubwo naje nje mu gitaramo cyanyu ariko ndasaba umugeni kwa kuna yenzi ko hari inzu ko twazinyweye, ariko tuvuga ngo barafunze n'abagabo n'umuco n'umukobwa aje turabakosha. none se mvuze uranyemerera ikibazo mubaza umusubize? inzoga ko twazinyweye tukaba twakosheje bakadupera, uremera ko tubera inshungu cyangwa se inzoga tuzibasubize n'inkono tuzibasubize? uratubera inshungu inzoga twumve tuzinywe? urakoze cyane, ubwo tuba cyane. hanyuma y'urufunze uriya muryango bavuze yuko hari umusotwa Nizeyimana Silver, iryo zina barizi? ibintu byabaye mabi baramuzi. hanyuma Camille nawe gira imbere. Alphonse nawamubonye, uyu ni umukobwa wacu turamukunda, uretse kumusuhuza ntabwo ndamuha uburenganzira. oya urabona ukuntu asa, arasa nk'igisabo. uyu mwana yanyoye inka, wamubonye? umunsi nzaguhekera suzamugaye asa nk'igisabo, arasa nk'ingwa yera, ntazagaruke asa nk'ingwa yera. uyu mwana ntagire ikintu azabura mu muryango wanyu, ndabizi ko muri imfura ntimuzamubuze, sibyo? ndabizi Silver nawe ni umugabo ushobora guhahira ubukwe, ariko kandi nk'ababyeyi uzamuye hafi. Alphonse twagutanze rero, ariko humura aho ugiye si kure, natwe turi nk'ababyeyi tuzakuba hafi, nugira ikibazo tuzagikemura. ubwo twaba tugufite n'umwana mu rugo ntumve ko ugiye iw'abandi, oya turajya ababyeyi bawe. hanyuma rero Camille Alphonse uyu rero waje akuriye umuryango wo kwa Silver, Camille niwe wamwanditsa nta kibazo. gira umugabo ati ndagushimye. hari ikintu ubaza? nagira ngo rero na Silver ahari, niba yavuze ko aramushimye, nagira ngo rwose umubabarire unyingingire Silver na Pare nabo baseka muramutse. ahubwo se buriya uje neza cyane ati ugira ngo ntibakumve niwe ko bamugennye umuhungu wanjye Pare rwose mukibagire muze ubwo mpanaze kuza kumuba hafi amufashe n'inshinga. hanyuma igihe cyo wasabye ntagikoze, ahasigaye rero agahu kawe n'umuyutsi, ibisigaye ni ibyawe. Rusanze isubirire kwa basaza bawe nyamuneka hunga, ndabona nimusange uwabahamagaye nuko nimusange uwabahamagaye nuko. Emusi rero ndabizi urashoboye kandi nagukunze muri iki gitaramo karame mu nka. ndabona ndabizi buriya ararinzwe, ariko bafite icyo bari buvugane na muramu wabo. umbabare rwose ubampera umwanya, cyane cyane rwose Silver
atambuke nawe ahobere umukunzi we. ibyo uvuze bibanzwe kandi byimirizwa imbere, ariko nk'uko yatojwe ntasigana na pare, ahera kuri baramube ndetse areba wa wundi w'amasoso emarezero fote favore, uwo yajyaga aza yagera ku marembo akiruka akabwira Alphonsine ati yaje. Alphonsine akitegura agasanga ibintu bimeze neza, aratambuka nk'uwatojwe, yegera uwa kabiri ari we wa wundi wajya guza kubera amakare ye, akamutuma utubombo mu isantera yakura agasigara atera imitumba agasanga byatunganye, ati nuko narabakunze. Maze rero munyemerere sinjye bababwiye ngo mwakire ibyo babahaye, mbone nimero z'inkweto mucaha musubira mu ruguru gukirana n'imitavu, ubundi mureka agahu gahure n'umunyonzi. Silver, reka nkwisabire mama. Alphonsine ahagarara aha, hanyuma Silver ahagarare hirya hariya turebane. Alphonsine hagarara hano mama. Mare hagarara urebane n'uriya mugabo rwose wa wundi mukomera amashyi Marene utari Marine, nawe ni imfura cyane mba mbaguye. Egera umukobwa wawe wanga, yegerera umukobwa wawe. Silver, hera hirya iriya iwanyu, n'ubundi wakuzanye azakugaruka. Hera hirya iyo rwose dore Marene kuri Marene, nuko ibindi byose murabyibonera. Ngaho rero aho harahagije. Aho rero munyemerere duhuze ibiganza dushimire aba bana bahuje urukundo rutagira ikizinga. Mama wanyoye inka, ariko mama nyakugira Imana Alphonsine, ariko ndavuga nyiri ibinyinya bitemba ibinyenyanza, dore uko bimyaze mu makanzu. Munyemerere karabo keza karoze ka samfura y'amadolari nukarembuza. Munyemerere pare na Marene natwe tubikurikiranire noneho hano bugufi, hanyuma pare bugufi na Marene bugufi. Arembuza parati nyamuneka bigishyushye fatirana, atumpereze icyo numva nkeneye aho bugufi, mpite mutera ipingu ry'urukundo nzirikire mu mutima nguba, hatazagira abahirahira bongera kuza bashakisha. Nuko amwegereza cya gihuru arajagajaga, amwohereza cya gihuru arajagajaga, aravumbura nk'uhiga urukwavu, abonamo ikintu, icyo nanjye ndagitega amaso. Nuko akuramo ipingu ry'urukundo ati ndari guteye bose babireba nkuzirikiye ku nkingi z'umutima wanjye. Amashyi menshi. Azamura gake gake cyane ati mpereza cya kiganza cyiza. Alphonsine aba yarize kare rugikubita ibintu biba byacitse mu mutima, ariko murekanira kuzuye umutima gasesekara ku munwa. Ati mpereza cya kiganza cyiza, ati kimwe wajya guza ukandamutsa maze nkwereke icyo mwikoresha. Alphonsine amuhereza ikiganza, aramubwira takira dore ngarateta nk'umwana wavutse mu gitondo. Ati zamura hejuru cyane mpegasopo ba basore birirwa bahirahira, ayimanuramo gake gake, ugende gake, inyura yigenze gake, nuko gake gake igenda igeze irahamira inyurwa, maze irahama rwose irizihira n'impeta. Reka dukoma amashyi dushimira abana. Muzengurutse muhe gasopo n'ababandi birirwa bahirahira. Nuko mama arangije afatira n'abigishyushye ati reka nkuyambire mutware mwiza. Nuko maze Silver uzayimuhate ku manywa na nijoro, iyo ke y'abagore barayikunda. Kandi Alphonsine uzakimuhate ku manywa na nijoro, icyubahiro abagabo baragikunda. Munyemerere umuhereze nako karabo keza karoze ka samfura, amubwira uti je t'aime, teyamo, I love you, ndagukunda chérie. Bikurikiranira umubwira, munahindukira tureba hariya bugufi mu mafoto meza akeye cyane. Bakoresha imbuga zose, TikTok, WhatsApp, Instagram, X n'ibindi. Mu mashusho meza yitwa Alphonsine @Silver. Uzashaka arabikurikirana. Nuko amuhereza ka karabo keza ka samfura ati ndagukunda mwiza. DJ, hari umuntu buryo uza mu buzima aho rero impori. Nuko aramubwira turakoze mutware, reka ntumire ufite impano y'umwihariko ya Silver yo guha sheri we. Aho rero rata, ariko mu kanya ndaza kugusabira baguha amashyisha. Nuko rwose tunguza uburyo umwete wibuke ko utaradutumira.
ndagutumira sha tagira ibyo ubangamira ariko nawe uri mwiza humura tambuka ubahereza impano yihereze Silver urakoze cyane Marena dufashe ururabo hanyuma kandi abantu mwiza geometry muraza kumbwira kiriya kinyampande Silver ahereza umukunzi atakira mwiza wanjye atakira atuwaguhaye araguhata nabibonye rugikubita ati nshimira Imana aho rero turajya ducisha bugufi kugira ngo amafoto afatwe neza Alphonsine tukoze hasi unyibutse ibuye ibyacu ni ukwihuta turebe ko twagira tukagira Silver akareba ko yagira bikigirira n'ubundi tukazagaruka tugira ngaho kandi atukoze hasi buryo unyibutse ibuye ati impano nayiteguye kera cyane ujye ubanza unayifotorezeho mama kandi unasekemo gake wifata gutyo umukobwa utasetse yabanga ihene ku manywa mba nkwambuye ujye unasekamo gake gake biranyura bikatungana nuko ahereza Silver ati ndagukunda cyane mwiza wanjye reka nsabe mama na papa bibarutse Alphonsine batambukire rimwe byanaba byiza ku rundi ruhande mugera bugufi egera rwose reka dutumire abafite inshyimbo n'isinde Silver yateguriye abibarutse umukunzi ducunguze uburyo umwete kandi mutaza kubangamira igitaramo kuko ntabwo muradutumira bashana nimuce hano rwose muce hano ariko namwe muri beza muhumure ko mujya inama abafite inkoni n'ingofero bya Silver yateguriye ababyeyi bibarutse Alphonsine rindira gake reka tubanze mama rindirira ku ruhande urakoze cyane mfura ya data nkogeye andi manota uyu mu DJ mumwongera amashyi n'imfura cyane hanyuma ko mbona usubirayo icyo giseke mucyegereze Silver wiriwe utinze igitaramo birahanirwa n'amategeko yashyizweho na Alphonsine ndetse na Silver aho rero Silver aho rero iyo baguhereze ucishe bugufi tumubone mu maso aho rero aho rero abagaragiye mama Alphonsine mu mube bugufi hanyuma kandi mama Alphonsine ashimira abana babanze bakwakire mama babanze bakwakire ababyeyi baherekeje Alphonsine amen urakoze cyane ta mwakira igiseke cy'ababyeyi uretse Alphonsine yewe ngaho noneho ibyo ngibyo bitunganye rwose ntibisaba kwihindukiza cyane aho rero babyeyi mwambarira impumbya abazi uko igiseke kiryana tubarebe aho rero bakuvugirije impundu urazikwiriye shimira abana nabo bashimira uruhare bagize shimira abana Silver mukoreho mama Alphonsine abahiniye uruti hano reka dutumire papa Alphonsine mama Alphonsine wahinira uruti hano yes aho rero mama Alphonsine wahinira uruti reka dutumire papa nawe ni hagati yego rwose nta gushidikanyije urakoze cyane ugira ibakwe basore urakoze kureba urakoze mu ruhanga ushimire uwakubyariye urubavu aho rero nta nubwo bisaba rwose ababa akoze Silver waratojwe urugerero ruciye ingando warigaragaje iyo nshingo nayo munyemerere reka duhindurire no kuri mama Silver papa tambuka ugaragira umugore papa tambuka agaragira umugore ashimira abana mama Alphonsine no mama Silver thank you so much murakoze cyane mama Silver murakoze cyane umubyeyi mama Silver Alphonsine mama yabaciye
mama Siliveri umwanya n'uwanyu bagufashe kubera byinshi biba byacanze nanjye nkibura nanjye sinjye nashiriwe iminota yanjye nayo yanshiranye mama Siliveri tambuka bagushimire aturaho umwana wanjye ati nakurebaga kera nkibaza cyane icyo uzavamo ariko nabibonye Imana igira neza ati hashimirwe pare mwapanganye uyu mushinga jya hagati bagushimire abafite igiseke Afonsine yateguriye oya buretse ndabizi ababyeyi ndabizi nuko ntubona se cunguza uburyo umwete warakoze mana nawe uri inkwakuzi manzi ya nkwakuzi ihereza Alphonsine agira ibyo yikoresha aho rero ahereza mama Siliveri ati warakoze kumbya urakoze cyane mubyeyi mama Siliveri uratambuka wegera uyu mwanya n'uwawe byaba byiza kunyumva biraza gutuma twihuta kandi ducunguza uburyo umwete papa Alphonsine aragaragira umugore we yes papa Alphonsine arajya mu bitugu by'umugore we yego urakoze cyane mama Alphonsine aho yicaye niho mama Siliveri agomba kuba yicaye sinzi impamvu bitari kumvikana haje reka nsabe papa Alphonsine aragiye inyuma y'iyi ntebe mama Alphonsine akoresha ibiki na mama Siliveri babikoresha uyu ni mama Alphonsine uyu ni mama Siliveri abagabo mujye mu bitugu by'abagore banyu papa Siliveri agiye hagati noneho mama urakoze cyane nawe iyi myaka ntabwo iba yoroshye urashyika hano rwose ngaho mucakabugi rwose reka dushimire papa Siliveri agiye hagati bagufashe umubyeyi agufashe mufashe iyi mpano ariko ba bakobwa bari urekera ba fotogarafe b'umwuga wegera uyu mubyeyi ngaho igira bugufi reka abafite oya ni njyewe muri bukurikire reka dutumire abafite inshyimbo ndetse n'isinde byakugenewe babigushyikiriza Alphonsine ndabizi urabikora mu buhanga Alphonsine badata bukwe ntabwo nabona aho nzibanzerekeza ati wabyikorera Siliveri wabyikorera mutwara wabyikorera papa w'abana banjye umukomera amashyi cyane yaratujwe ndetse kandi tumushyikiriza n'iyo nshyimbo hanyuma Alphonsine arayakira ayihereza umubyeyi wibarutse Siliveri gahunda ni kwa kundi turareba hano mpagaze ahangaha mpagaze iyo protokoli nibananira no mu rugo bizananira murakoze ndabashimiye hanyuma reka dutumire twihuse abafite amakamba mama papa Siliveri atambuke amaze gushimira abana noneho wamuhereza ya mpano yego murakoze DJ aho niho iwacu urakoze cyane oya bose abana barangana nuko rata dukoreho twese oya mama oya papa reka turebe hano Alphonsine ogoga akavana thank you so much reka tubikore de protocol papa Alphonsine papa Siliveri yatambuka kegera umugore we iyi protocol ubundi mubona ahubwo reka mbere y'impano z'ababyeyi umubyeyi urakoze cyane tambuka iyo mpano tuyishyikirize abana uyu ni umubyeyi tambuka wegere hagati hanyuma iyi mpano mpagaze hano ntimubona aba babyeyi mubakomera amashyi cyane icyo kirumvikanye nacyo ariko nyamuneka pare na marene mwabitegereje
niba hari icyo mubona ko ari abantu basirimutse rwose nabwo mwagiha amashyi ntacyo gitwaye. Alphonsine na Silver. Alphonsine urajya guha ku bakubyariye ucunguje uburyo umwete byadufasha. Hanyuma oya tubikore dutya, ca hirya gato. Silver guma nawe turebane abana twambika amakamba ababyeyi. Abatware bashinze inkoni bati muratubona none ko twayingayinga Rwabugira uwampaye inka ati natwe twashinze ibirindiro mubakomera amashyi n'abirega badafite ipfunwe na birantega. Nitegereje mama wambyaye nakwitura iki nsanga urindashyikirwa uhumure ndabarebera urindashyikirwa mubyeyi. Alphonsine abwira uwamwibarukiye umutwara ati urindashyikirwa mubyeyi. Hanyuma Silver ati nanjye wampaye inshuti y'akamazi ati warakoze mubyeyi. Amashyi cyane abatarebaga nabarebeye. Hanyuma kandi promosiyo imwe mu buzima nyitanze ntacyo byantwara. Alphonsine egera mama wifuza ucunguza uburyo umwete nta yindi nzira uzongera kubona. Silver sanga mama nuko hanyuma ukoresha uburyo wibogeka utaza kugira ibyo uhungabanya. Ahangaha urahashyika nawe uhashyike murebana ijambo rimwe twisubirira mu myanya sibyo se? Promosiyo mwayiherukaga kera ngaho Silver shikaho uwamuhetse se shaha akaguterura akakonsa ugira ngo mwibogeke gake gusa mutagira ibyo muhungabanya. Rebana na Alphonsine murebane ati aho twakongera tukitetera rwose mubakomera amashyi maze ababyeyi bisubirira mu myanya bisubirira no mu byimbo. Ati mwarakoze cyane iyi promosiyo mwayiherukaga kera cyane mu kiragano. Ababyeyi basubire mu byimbo hanyuma protokole dufashe ibi byicaro dukomeze impano zihuse. Abakobwa bakoze rero ati ubundi iyo mbibona kare kose ba nyirasenge wa Silver uko ari batatu umwe ntawe uharari mu zindi nshingano ubwo ntirisobanutse. Murakoze cyane ba nyirasenge Alphonsine murakoze cyane. Nabuze protokole ishinzwe ibi bintu yewe ba nyirasenge wa Alphonsine uko ari batatu Mukurizehe na Dorothée undi ntabwo aboneka ari mu zindi nshingano. Hanyuma kandi atambukane Papa Joyce atambutse yadufasha. Yewe ababyeyi musubira banabafasha muba mubibona ku buryo twabafasha nabo bagashimira. Mu Rwanda tugira abakobwa beza n'ukuri. Iyo mpano rero ukuntu tugiye kubikora muratambuka we na Alphonsine muyibahereza fotogarafi yeraje ndabizi kumuha abo rero tujye tunasekamo gakeya biraza kudufasha. Hanyuma Papa Joyce yarari mu mirimo ikomeye cyane n'ubundi uruhare rwe si urwo. Papa Joy twari tugutegereje wabisikana n'abo bavandimwe bagushyikiriza impano yawe. Birumvikane marene na pare bashyikiriza izo mpano nta kibazo. Reka tubikore twihuse ntabwo mu Rwanda tugira abakobwa beza n'ukuri. Iyo mpano rero ukuntu tugiye kubikora muratambuka we na Alphonsine muyibahereza fotogarafi yera abo rero tujye tunasekamo gakeya biraza kudufasha. Hanyuma Papa Joyce yarari mu mirimo ikomeye cyane. Papa Joy twari tugutegereje wabisikana n'abo bako mu Rwanda tugira abakobwa beza n'ukuri. Iyo mpano rero ukuntu tugiye kubikora muratambuka we na Alphonsine muyibahereza fotogarafi yeraje ndabizi kumuhanga tujye tunasekamo gakeya biraza kudufasha. Hanyuma Papa Joyce yarari mu mirimo ikomeye cyane n'abo bavandimwe bagushyikiriza impano yawe. Birumvikane
marene na pare bashyikiriza izo mpano nta kibazo. Reka tubikore twihuse, ntabwo umubyeyi tumuha impano. Dasienne nyogoko, dore nguwo umukobwa wawe, nguwo umuhungu wawe, ubatera ubutatu butagatifu wisubirire mu byimbo. Urakoze cyane Dasiana. Reka dutumire abasigaye, murajya muzira rimwe, mba nabikoze uko ariko nabonaga ziri mu matsinda. Reka dutumire Mukashema, Mukandenzi ndetse na Niyonsaba, muzire rimwe mwihuse, nimutinda gato. Abo bantu nabo bazire rimwe, Christina ndetse na Nyirandemeye ndetse na Beatrice, mwazira rimwe se. Turaherutsa impano ya kaka wa Alphonsine, namwe babatambiriza amakamba ati namwe muri ingenzi, mwagize uruhare rukomeye. Iyo mpano muyikenyerere rwose irashyitse, ndayibona. Kandi Sylvain akira aho harimo cya minerivare cy'umwana uri imbere. Hanyuma mubashimira, mwarakoze cyane. Alphonsine udasetse sugira ngo byavamo, ngaho nyemerera dutumire Nyirandemeye ndetse na Beatrice bazire rimwe. Kaka wa Alphonsine ati ni wowe nabonye mu buzima bwanjye, wandutiye bose. Kandi rero reka mbanze nanagutambiriza iri kamba, nibaza kukwibeshamo musinga, nanjye ndaza kugusingiza ibigwi n'ibirindiro byawe. Munyemerere Alphonsine arimo amutakiriza, ndetse kandi amubwira ati burya igihe cyose nakumenye hari byinshi byahindutse. Alphonsine, reka tubikore neza, ntacyo byaza gutwara, aracyafitemo bya bindi. Yego nibyo rwose, kandi ujye utetera kumukunzi. Yego rwose, uraza kuza umutambagirane hano gatoya, hanyuma kandi binahurirane n'urwenge. Uya mutambukane ntacyo bitwaye, si uko serata inkori.